Yes, ni murwemerera kongera tubahereza ikaze tunabasuhuza aho muherereye hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, mwe mudukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nibwo rero muri iyi minsi guhera ejo hashize kugeza uyu munsi wa none nibwo hagaragaye ingendo z'abanyeshuri hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo gahunda ari ukujya ku ishuri, ndetse bakomeza kugenda berekana n'uburyo buri turere tuzagenda tujya ku ishuri bitewe n'uburyo uyu munsi wa none byagiye bigaragara, bakomeza kugenda berekana uburyo abanyeshuri bazajya ku ishuri bagendeye ku maforume bari batanze, uko buri karere cyangwa se buri ntara hano mu gihugu cy'u Rwanda zizajya zigenda zijya ku ishuri nk'uko bagiye babitegura, nk'uko bagiye babipanga. N'ubundi mu byo bagiye batwereka hirya no hino, yaba mu makuru ndetse n'ibyagiye bisohoka mu mbuga z'abarimu uyu munsi wa none, hari n'inyandiko nyinshi cyane bagiye basohora bakomeza kugenda berekana uburyo uyu munsi wa none abanyeshuri bari kugenda ku ishuri. Rero muri aka kanya tugiye kwinjira mu cyo twakwita nk'itangazo ku ngendo z'abanyeshuri biga bacumbikirwa mu gihe cyo gusubira ku ishuri, ubwo ni igihembwe cya mbere umwaka w'amashuri mushya w'ibihumbi 2025-2026 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ni ingingo zirambuye tugiye kuba twarebera hamwe, tugiye kuba twakinjiramo, turebe ibiri kuvugwa ni ibihe, turebe ibyo bakomeje kugenda bagaragaza n'ibyo bakomeje kugenda berekana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bakomeza kugenda batangaza byinshi cyane ku ngendo ziri gukorwa uyu munsi wa none, ndetse hanashakishwa uburyo abanyeshuri basubira ku ishuri neza cyane nta bafite ikibazo, ndetse ibibazo byose barabikemuye. Nibwo rero bari bagaragaje ko ejo hazaza, ubwo ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025 aribwo igihembwe cya mbere cy'amashuri mashya umwaka w'2025-2026 aribwo kizasa nkaho gitangiye, aribwo abanyeshuri bazagitangira, bakomeza kugenda berekana uburyo babiteguye n'uburyo rwose babifashe nk'intego. Rero nibyo tugiye kuba twakinjiramo, tubiganireho, tumenye ibiri kuvugwa nibi, dusobanukirwe byinshi cyane dukomeza kugenda tubinyuranyura mu byose, kugira ngo dukomeze turebe ibiri kuvugwa nyine muri rusange, turebe ibifashwe nk'imyanzuro, n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda bagaragaza imyanzuro iri gufatwa uyu munsi wa none, byose dukomeze kugenda tubyibandaho, dukomeze kugenda tubihereza amaso cyane dukomeza kugenda twerekana uburyo uyu munsi wa none bimeze, n'uburyo bakomeza kugenda babigaragaza n'ubundi uko bwije n'uko bukeye. Rero uraza kunyemerera rwose tubyinjiremo. Icyo ndi bugusabe nkawe uri kureba video ni uko wakanda subscribe, ahandi tugahita dukomeza byihuse, tugahita twinjira mu cyegeranyo cyacu, mbese tugasobanukirwa byinshi cyane dukomeza kugenda tubishyira hamwe byose, kuko nibyo mudusaba, nibyo mukomeza kugenda mudusaba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero nuza kumfasha, turahera ku kijyanye n'uburyo bapanze amatariki, wenda ubwo turahera ku wa gatanu washize, turebe uburyo bapanzemo amatariki, n'uburyo uturere tumwe na tumwe ubwo twahise dutangira kugenda ku ishuri, dukomeza kugenda byose tubishyira hamwe, dukomeza kugenda tureba uburyo bagiye babipangamo, n'uburyo abanyeshuri bagiye bagendamo ku ishuri. N'ubundi uyu munsi wa none bikaba bikigaragara, uyu munsi wa none bakaba bakigaragaza uburyo babikoramo, n'uburyo bakomeza kugenda bajya ku ishuri n'ubundi nk'uko uyu munsi wa none bigaragara. Rero mbere na mbere turabanza duhere ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025, ubwo niho turi buze kuba twatangirira muri iki cyegeranyo cyacu. Mbere na mbere hashingiwe ku ngengabihe y'umwaka w'amashuri yatangajwe na Minisitiri y'Uburezi Mineduc, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abayobozi b'amashuri, abarezi n'ababyeyi ko abanyeshuri rwose bacumbikirwa bazatangira gusubira ku mashuri yabo guhera tariki 5 kugeza ku itariki 8 Nzeri umwaka w'2025, ubwo n'ejo hazaza. Wenda hari n'abazaba bakigenda ku itariki 9 kuko n'ubundi twabigaragaje ku mascreen yanyu aho ngaho muruzi, ariko nyemerera tubanze duhere ku itariki 5 turebe ibiri kuvugwa nibi, ibimeze gutya na gutya hano mu gihugu cy'u Rwanda, dukomeza kugenda tubishyira hamwe, dukomeza kugenda tureba byose ku rutonde nk'uko bamaze kurushyira hanze, nk'uko bamaze kurutanga n'ubundi rwose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo wenda hari bimaze nk'umunsi umwe cyangwa se 2 wenda rutanzwe, ariko uranyemerera nyine tubigarukeho muri iki cyegeranyo cyacu. Rwose ndabizi cyane ko mukunda iyi YouTube channel, munayikurikirana bya hafi, mureke noneho twubake umuryango mugari wa Radio Entertainment biciye muri twe abanyarwanda,
twese hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku itariki ubwo yari kuwa gatanu tariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, nibwo akarere ka Ruhango na Gisagara, Ngororero na Musanze, Ngoma na Kirehe, ubwo ni intara y'amajyepfo, intara y'uburengerazuba, intara y'amajyaruguru n'intara y'Iburasirazuba, nibwo abanyeshuri bacumbikirwa mu bigo by'amashuri nibwo bagendaga ku ishuri. Ubwo wenda ni muri utu turere ku itariki 5 bagendaga, noneho kuwa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, Nyanza na Nyamagabe, Nyabihu na Rubavu, Rulindo na Gakenke, Rwamagana na Kayonza, ubwo ni intara y'amajyepfo, intara y'Iburengerazuba, intara y'amajyaruguru ndetse n'intara y'Iburasirazuba, nibwo naho abanyeshuri bagendaga ku ishuri rwose bagenda neza nta kibazo bafite. Ku cyumweru tariki 7 uyu munsi wa none turi nibwo tariki 7 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, Huye na Kamonyi, Karongi na Rutsiro, Gicumbi ndetse Nyagatare na Gatsibo, ubwo ni intara wenda ni intara y'amajyepfo, intara y'Iburengerazuba, intara y'amajyaruguru ndetse n'intara y'Iburasirazuba, naho nibwo bagendaga ku ishuri. Noneho ejo hazaza ku wa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, Muhanga na Nyaruguru, Rusizi na Nyamasheke, Bugesera, Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro ndetse na Burera, intara y'amajyepfo, intara y'Iburengerazuba, intara y'Iburasirazuba, umujyi wa Kigali ndetse n'intara y'amajyaruguru, nibwo hazaba hasa nkaho hanarangijwe urwo rugendo rw'ayo mashuri n'ubundi muri rusange nk'uko babigaragaza uyu munsi wa none, bakomeza kugenda berekana byinshi cyane. Rero hari icyo turi buze kuza dushingiraho mu kandi kanya kijyanye n'icyo ababyeyi basabwa, cyangwa se ababyeyi bagiye kohereza abanyeshuri basabwa. Ubwo wenda icyo basabwa, harimo icyo abanyeshuri basabwa, harimo icyo ababyeyi basabwa, harimo icyo n'abarezi ubwacu tugiye gusanga ku mashuri basabwa n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byose dukomeza kugenda tubihuza n'ibyo tubona uyu munsi wa none, dukomeza kugenda tubishyira hamwe kugira ngo turebe tumenye icyo igihugu cy'u Rwanda gishaka kuvuga n'ubundi muri rusange, cyane cyane bakomeza kugenda bagaragaza byinshi cyane uyu munsi wa none bikorwa, bakomeza kugenda berekana amakuru ari hejuru kandi ananarambuye, ari nibyo dukomeza kugenda dushakisha kugira ngo nawe munyarwanda tubikugezeho, mbese tunakumenyeshe uburyo uyu munsi wa none bihagaze ndetse n'uburyo uyu munsi wa none bimeze n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Mbere na mbere rero turasabwa iki nk'abarezi, turasabwa iki nk'ababyeyi, turasabwa iki nk'abanyeshuri? Abo bireba ibyo basabwa byose tugiye kubyinjiramo tubiganireho, turebe wenda nimba ari abanyeshuri babasabye iki, nimba ari abarezi babasabye iki, nimba ari ababyeyi babasabye iki, wenda nimba ari n'abashoferi bahari kugira ngo bagize abanyeshuri ku bigo nabo basabwe iki. Byose dukomeza kugenda tubishyira hamwe, dukomeza kugenda turebera hamwe byinshi cyane mu ngingo twagiye dutegura hirya no hino, twagiye dukura muri gahunda z'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero inzego z'ibanze zirasabwa icyo twita nko gukurikirana gahunda yo gusubiza abanyeshuri ku mashuri, bakongera bagasabwa gukangurira ababyeyi kubahiriza gahunda y'ingendo. Ubwo ni ibijyanye n'amatariki basizeho, ni ibijyanye na gahunda z'uburyo bateguye, bijyanye n'amatariki uyu munsi wa none bagenderaho, bijyanye n'amatariki uyu munsi wa none batangaje w'uko abanyeshuri bagomba gusubirira ku ishuri. Ibyo byose biri mu byo buri munyarwanda wese asabwa, ubwo ni umubyeyi, abanyeshuri n'ubundi muri rusange, kandi bakomeza kugenda bagaragaza ko ababyeyi bagomba kubahiriza icyo basabwa kugira ngo izo ngendo zikurikizwe, mbese kugira ngo izo ngendo zitangire zikorwe noneho hagamijwe icyiza ndetse hagamijwe no gukwirakwiza icyo twakita nk'ibyo tubona uyu munsi wa none tukabibona nk'ibyiza, ibyo tubona uyu munsi wa none tukabifata nk'ibiriho neza kugira ngo bikomeze bidufashe, bikomeze binatuzamurire byinshi cyane tubona uyu munsi. Rero icyo ababyeyi basabwa cyangwa se ibibareba, ababyeyi mbere na mbere barasabwa kohereza abana hakiri kare, mbere ya saa 5 za mu gitondo,
bakongera bagasabwa kugenzura ko abana bambaye impuzankano mbere yo kuva mu rugo. Ubwo ni aniforume y'imyenda bajyanye ku ishuri, ni bwa buryo babiteguyemo bagiye kujya ku ishuri. Bakomeza kugenda bashishikariza ababyeyi byinshi muri ibyo, ubwo bijyanye n'uburyo nyine bamaze gutegura umunyeshuri, bamaze kwereka umunyeshuri ko agiye kujya ku ishuri, ariko bakamutegura bakamwambika neza ku buryo agenda nta kibazo, yaba abagiye gutangira ubwo ni mu wa mbere, yaba bari basanzwe baba mu bigo, ubwo bose bagategurwa neza, mbese bakajya ku ishuri bameze neza cyane, biteguye kandi bameze neza nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Ikindi ababyeyi basabwa gutegura amafaranga y'urugendo hakiri kare, gutanga amafaranga y'urugendo yo kugaruka mu biruhuko. Mbese urumva ko ibyo byose umunyeshuri azabivana mu rugo. Hari nk'icyo twita guhabwa amafaranga y'urugendo rw'ako kanya, guhabwa amafaranga y'urugendo azakoresha avuye ku ishuri n'ubundi, ubwo wenda nabyo bijyanye n'urugendo agiye gukora. Ibyo byose rero ukomeza kugenda usanga biri muri gahunda ndetse biri no mu cyo uyu munsi wa none bakomeje kugenda bagaragaza, bakomeza kugenda berekana icyo ababyeyi basabwa, bakomeza kugenda berekana byinshi cyane mu bisabwa kugira ngo ingendo zikorwe, kugira ngo gahunda ya leta yubahirizwe yo kuba abanyeshuri bagomba kuba basubira ku ishuri, mbese bakajya ku ishuri hakiri kare. Bakomeza kugenda banagaragaza uburyo ibyo byose bigomba gukorwamo, mbese bikanakurikiranwa n'ubundi nk'uko gahunda bakomeje kugenda bagaragaza byinshi cyane, bakomeza kugenda berekana uburyo uyu munsi wa none biri gukorwa neza kugira ngo abanyeshuri basubire ku ishuri, kugira ngo wenda hafatwe indi ntego nshya y'uburyo abanyeshuri bagomba kwitwararika, uburyo abanyeshuri bagomba kwinjira muri gahunda z'uburyo babiteguyemo. Ibyo byose rero bigakorwa, ibyo byose bigashyirwa mu nshingano, ndetse bikanakomeza gukorwa bibanze ku kiri gukurikiranwa uyu munsi, ku kiri gushyirwa mu ntego uyu munsi cyane, bakomeza kugenda bagaragaza ko rwose igihugu cy'u Rwanda cyamaze gufata uburezi nk'urufunguzo rw'inkingi y'iterambere rw'igihugu, kugira ngo dukomeze twagure, mbese tunakomeze tunazamure byinshi cyane tubona uyu munsi wa none. Rero twihuse cyane, hari icyo abayobozi b'ibigo basabwa, hari ikibari ku mutwe kugira ngo babe bakigenderaho, kugira ngo babe bagisabwa n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda bagaragaza ibisabwa. Nanone urumva twahereye ku nzego z'ibanze, dukurikizaho ababyeyi, uyu mwanya tukaba tugiye kwinjira ku cyo twita abayobozi b'ibigo. Rero abayobozi b'ibigo barasabwa kwitegura neza kwakira abanyeshuri. Icyo nicyo kintu cya mbere buri muyobozi w'ikigo asabwa. Ubwo ni babandi basangwa mu kigo n'abanyeshuri bakihagera. Icya kabiri, gushyiraho itsinda rigamije kugenzura ko ibikorwa by'isuku byakozwe uko bikwiriye. Ubwo ni ibijyanye n'amasuku yo mu kigo, mbere y'uko abanyeshuri binjira mu kigo, uburyo amasuku yakozwemo n'uburyo amasuku ameze n'ubundi mu kigo, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibyo bigomba gukorwamo neza. Gutegura ibiribwa bizakenerwa, ndetse banakomeza kugenda bibanda ku kwibutsa ababyeyi kubahiriza gahunda y'ingendo mu bijyanye n'uburyo ingendo zamaze gutegurwa. Bakomeza kugenda bashishikariza ababyeyi kwihutisha gahunda z'uburyo nyine bamaze guteguramo ingendo, bamaze gushyiraho izo ngendo zose kugira ngo zitangire zikorwe, kugira ngo batangire bakore ingendo n'ubundi kuko babigaragaza uyu munsi wa none. Rero icyanyuma ari nicyo tugiye gusorezaho icyegeranyo cyacu, abanyeshuri banyura i Kigali hari ibyo basabwa, hari ibyo mbese hari ibiri gusabwa ku banyeshuri bari buze kunyura i Kigali. Bazafatira imodoka kuri Kigali Pele Stadium, ubwo ni i Nyamirambo, niho abanyeshuri bazagenda gufatira imodoka. Urumva bazaba bari muri stade, na niyo mpamvu bakomeje kugenda bumva amakipe amwe n'amwe ntari gukinira ku masaha bari basabye mbere nk'uko byari byatanzwe. Ubu ngubu tuvugana nibwo bari gukomeza kugenda bategura, bakomeza kugenda berekana uburyo amakipe amwe n'amwe yagiye ahindura amasaha y'uburyo bari bagiye gukinaho n'ubundi nk'ibisanzwe. Rero ikindi, buri munyeshuri agomba kujya ku ishuri ku munsi akarere ishuri yigaho ribereyemo,
kagenewe. Ibi bigomba kubahirizwa mbese bikanashyirwa mu ntego z'uko bifitwe muri gahunda uyu munsi wa none. Rero icyitonderwa, stade izajya ifungwa saa 9 z'amanywa, niho stade izajya isa nkaho ifunzwe n'ubundi nkuko bakomeje kugenda babigaragaza. Rero wari kwabanye muri iki cyegeranyo, reka ngusabe gukanda subscribe, nkubwire ukomeze umererwe neza rwose, ukomeze kugira ibihe byiza rwose, ariko ntugende udakanze subscribe kubera ko dushaka kubaka umuryango mugari wa Rodri Entertainment. Rero komeza ugire ibihe byiza, ciao ciao.